Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bene data, nshuti z'umusaraba kandi bakunzi ba Saveur Divine, uko bisanzwe muri kumwe na Pasiteri Eric Nzamwita. Muri iki cyumweru nk'uko dusanzwe tuganira, turi ku nsanganyamatsiko ivuga ku bimenyetso byo mu minsi y'imperuka. Igice twahawe gusoma kiri muri Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo wa 1 ndetse no kumanura. Nk'uko aya magambo tuyabona, umutwe w'aya magambo uvuga ku buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Bene data bambanirije babivuzeho, bavuga ko ibyo bimenyetso nk'uko biri bivuga harimo kwikunda cyangwa se kudakundana, cyangwa se ku bantu bakunda impiya, ku bantu birarira, ku bantu bibona batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, abantu batarabera. Byavuzweho ibintu byinshi cyane. Rero muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ku kintu nise ngo mbese ibimenyetso byavuzwe imyaka ibihumbi bikaba ishize, ibindi bikaba bikigaragara, hari icyo biri kutumarira, hari icyo se biri gutuma twiyungura, hari icyo se biri guha ubyumva kuba yakwitegura. Kuki se byanditswe? Mpamvu byanditswe baba ngo weho muntu w'Imana, ku murongo wa 5 abantu benshi bawuvuzeho, baba ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ariko ngisoma iri jambo riba ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo, kwari uburyo bwo kuburira umuntu ubona abameze gutyo ariko banze guhinduka, kugira ngo iri jambo ry'Imana ribaburire kutifatikanya nabo. Ariko aba bantu mwibuke ko ari bamwe muri bene wacu, ni ba data wacu, ni bakuru bacu, ni barumuna bacu, nabo mu miryango tuvukana se, ni inshuti zacu, ni abavandimwe, ni abaturanyi. Uko biri kose ni bene wacu, dusangiye uruhu, dusangiye ururimi, cyangwa dusangiye isi, cyangwa dusangiye imigabane. Ese koko ku ijambo ry'Imana ritubujije kwifatikanya nabo, rikatuvuga ngo tubatera umugongo, ariko ni uburyo bwo kutifatikanya nabo. Ariko abo bantu se tubareke barimbuke? Nabo bakeneye ubutumwa bwiza, nabo bakeneye kuva muri uwo mugabane. Nubwo wabatera umugongo nabatera umugongo, ariko nabo bari mu bo Yesu yapfiriye, bari mu bo Yesu yapfiriye. Ahubwo impamvu ni ukugira ngo twebwe ubwacu niba twirinda koko kubw'ibimenyetso tubonye, ariko nabo tubasengere. Ikibazo rero haba kuri bo haba kuri twebwe, ese koko ibi bimenyetso bimaze igihe bivugwa, twasomye muri za Bibiliya, hari icyo biri kutubwira? Urugero rutoya nakoze kwibaza na Bibiliya itanga, rivuga ngo mbese umuntu yabona imvura ikubye ari mu rugo, ari umuhinzi yanitse imyaka akayirekera hanze, cyangwa ahubwo yayanura kugira ngo itanyagirwa? Icyo ni kimwe. Kabiri, ese umubyeyi, uramutse ufite umubyeyi utwite, ufite inda ikuze akuriwe, wamureka yamuka wakumva afashwe n'ibise ukamubwira ngo fata urugendo, cyangwa wategura aho umubyeyi ari buruhukire? Impamvu nibajije ibibazo byose ni uko abantu ibi bimenyetso birasomwa, biraririmbwa mu ndirimbo, byashyizwe muri za poeme, ariko ikintu ngiye kiri kumbabaza muri ino minsi, ntabwo biri guhindura imyifatire yacu, ntabwo biri guhindura imikorere yacu. Nta nubwo ubwacu turi kubibona ngo duterwe ubwoba nabyo, ngo tuvuge ngo ibyahanuwe koko birageze. Reka nse n'ubibutsa gatoya, nubwo nzi neza yuko kuwabyumva, kuwabisoma, kuwababizi, kuwababyibuka bitamubuza, kereka kuba ari umwana w'ubugingo, gukomeza kuba yahinduka. Reka tureke n'ibingibi byavuze mu myaka 2000 bikandikwa muri Bibiliya, nse nusubira inyuma mbabwire ku byabaye mu myaka 2 ishize. Ndi kuvuga kuri wa mwaka wa 2020. Niho hantu twibuka twese muri cya gihe cy'icyorezo cya COVID, abantu bose
hafatiwe icyemezo bise guma mu rugo. Abantu baguma mu rugo, abahagumye iminsi mikeya bahagumye amezi 3. Icyemezo gifatwa ku isi yose. Ibyo nubwo bitanditse muri Bibiliya, ariko ni bimwe mu bintu byahanuwe bavuga ngo igihe kizagera haboneke ibyorezo, indwara ziburirwa umuti. Nta wari uzi ko ku isi yose hafatirwa igihano abantu bose bakaguma mu rugo. Haniho uwo mwaka habaye umuco wo kuramukanya ku rwego rw'isi ugahagarara. Muzi ko ari umuco wari ugize ikiremwamuntu, umuco ugahagarara ku isi. Insengero zigafungwa, abayoboke bazo batarigeze bakora icyaha, ariko insengero zitiriwe izina ry'Imana zarafunzwe. Ndi kubibutsa kubera ko turi ku bimenyetso bigaragaza cyangwa se biteguza iminsi y'imperuka. Nicyo gihe ku isi yose hafashwe icyemezo ko abanyeshuri batashye bakava mu bigo by'amashuri batabuze minerval cyangwa se school fees, umwaka wabo ugapfa ubusa. Ibyo nta muntu wari ubyiteguye. Nibwo abantu benshi bapfuye nk'isazi. Yesaya yabihanuye kera, tubisoma muri Bibiliya ngo bene data, ngo igihe kizagera ngo abantu ngo abari mu isi bapfe nk'isazi. Nicyo gihe abantu bapfuye, hagatoranywa abantu bagomba kujya kubashyingura n'umubare wo kujya gushyingura bitarigeze ibaho mu isi. Ndabyibuka twebwe iwacu mu gihugu mvukamo ntago barenzaga abantu 5. Abantu benshi barapfuye bapfa nk'isazi, bashyingurwa n'umubare wagenwe na leta. Beneda, ni ibintu byakagombye kutwibutsa ngo mbese ibyahanuwe twabigezemo cyangwa ntiturabigeramo. Reka mbibutsa kandi kamenyetso. Nibwo hemejwe umwambaro udasanzwe ku myambaro Imana yatugeneye, hambikwa n'urundi rugingo rutari rwaragenewe kwambarwa. Naho hatowe umwambaro wita agapfukamunwa, umunwa turawambika. Beneda, icyo si ikimenyetso simusiga. Abayobozi bakomeye ku rwego rw'isi barapfuye, ntagire n'umenye nuko bashyinguwe, nta muhango wanyujwe ku mateleviziyo, nta si yabivuze. Ariko kubera ko Yesaya yabivuga ngo igihe kizagera ari abakomeye ari aboroheje bapfe kandi bapfe nk'isazi. Ibyo twarabibonye. Nibwo hateye ibitero bitari iby'abasirikari, bitari iby'abantu. Hateye ibyorezo 2, hateye icyorezo cya covid, ari nayo ndi kuvugaho. Hatera ikindi kintu bita inzige ku isi yose, mumaze kubyibagirwa. Ariko ndabyibuka bajyaga bavuga ngo zigeze ahango bimeze guta. Bamwe batangira no gukora ibintu bita precaution, ibihugu bitangira byitoza uburyo ki byarwana n'izo nzige ziratera ku isi. Ariko bene data, nimureke babwire, nubwo turi gusoma ibimenyetso biriya twavuze byo kwangana, kudakundana, kwirarira, ariko niba ngibi bibaye mu myaka 2 ishize abantu bamaze kubyibagirwa. Nahoze nibaza rero ngo ibi bintu byanditswe mu myaka 1000, ibyahanuwe tukabisoma tukabiririmba, abandi bakabivuga nk'inkuru, abantu byahinduye ubuzima bwabo cyangwa se bakomeza gukora ibyaha. Imana rero idufashe, niba turimo dusoma ibimenyetso bigaragaza ko iminsi y'imperuka twahanuriwe, twabwiwe, twisomeye irimo itwegereza, byari bikwiye no kudufasha kugira ngo ubwo iyi minsi y'imperuka turi kubona ibimenyetso, ibihugu ishyanga rigatera irindi, ubwami bugatera ubundi, abantu ugasanga barimo barirarira badafite impamvu, ugasanga abantu barangana badafite impamvu, abantu bari gutukana kugeza ubwo bari gutukana ku rwego ruri public. Umuntu akajya imbere ya kamera, akajya kuri YouTube agatukana. Noneho biteye ubwoba ko naraye mbonye ku social media hari n'abantu bitirwa izina ry'Imana bari gutukana bagasebanya. Aba bakagombye kubikana ibanga, atari nako birivuga. Mwene se abantu nagucumurira umusange, nakunanira umuteze mwene. Ariko umuntu ari kwikora mu gitondo akajya kuri social media agatuka mugenzi we, akihandagaza isi yose. Bibiliya bimwe yahanuye abaririmbyi banditse bakavuga ngo bigeze naho ibikorwa biri gukorwa n'abitiriwe izina ry'Imana biri kugayisha iryo torero, bigatuma bataririmo barituka, bikaryangisha bataririmo n'abatarihana, bakarezisa. Bakavuga ngo niba ari kuri bari abantu bakora, natwe ntabwo twakwifuza kuba nkabo. Bene, ibimenyetso biratwegereye, ni byinshi, uwabivuga ntiyabirangiza. Abantu nindashima, ntabwo Imana abantu bahora. Hari umwanditsi wigeze yanditse ngo icyampa mu bantu izahoraho. Umuntu ahora na rovide ivuga ngo icyampa. Dufite rovide, dufite umutima udashima iby'Imana yadukoreye, uko yaduhaye ingingo nzima, uko yatugaburiye, uko yatwambitse, uko yadutuje, uko tugenda, uko yaduhaye kubya. Ibintu ntabwo turi kubona iby'Imana yakoze, ahubwo kubera ubukene bw'ijambo ry'Imana no kutabona iby'Imana yakoze, abantu turi kubona ibyo tudafite gusumbya kubona ibyo dufite. Imana idufashe, ibi bimenyetso ku muntu ubisoma, ku muntu byumva, bimufashe kugira ngo abashe gukanguka, nagira umugisha akangure n'abandi, ahubwo twitegure kugaruka
kwa Yesu. Mwami Imana yacu, turagushima ko utadusize nk'imfubyi, ukaduha umwuka wawe wera, kandi ukadushyiraho ibimenyetso bizadukangura kugira ngo twese nitubona ibyo bibaye tuzarushaho kwitegura kuko uwo munsi uzaba uri kurushaho kutwegereza. Ibimenyetso twarabisomye, twarabibwiwe, n'ubu tubisubiyemo, ariko Mwami, icyo byadufasha uduhe kugira ngo natwe tube maso, kugira ngo nuza uzasange twiteguye. Tubisabye tubyingingiye kandi tubyizeye kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen.